hase basore mwumva mumeze gute sha ibintu giye rwose byarananiye uzi kuntu ngo Yesu ngo yakunze abari mu isi cyane ariko nanjye hari njya ntekereza gukunda abakobwa bose bo mu isi cyane Yesu mbona ni hatashi abakobwa bazabakunda niki reka tararyo gafiriti na mayoneze ntago ibyo by'urukundo yabijyamo uzi kuntu ifiriti na mayoneze biba biryoshye ibyo by'urukundo ugize ngo Yesu ni gute ugereranya urukundo na mayoneze kandi aho ngaho ni uko bamwahindutse inzego mwasimbutse inzego aho ngaho basore ku buryo ufata inzego nk'eshatu ugahita uzisimbukira rimwe umaze kubyimba ntago ari bwo mvuga urava ku bukene ufite ujya kuri mayoneze n'iki byose ariko ubukene ninde muntu aha ngaha wambaye inkweto imeze nk'iyi kwiyogoshesha ryari wenda icyo cyo kiransinze ariko ninjye muri kuvuga gusa iyo sengeri niyo ku bwana isengeri hari umuntu wayimfashishije bari muri Tour du Rwanda izakomeza gufashwa gusa iyo panaro ya sekirite niyo yaswe ese ntureba iracyari na nshyashya wenda nubwo iri gusazamo gake gake kwiyemera mani ujye ugenda gake ahubwo se nkawe ko mbona udafite utwanwa burayi uri gutekereza nk'abagabo ufata ukabona ubu ngubu abataragira nk'ubu bwanjye iyo bari gutekereza cyangwa iyo bari koga mu maso ntibaba bameze nk'abantu bari koza umwenda ko niko wari umeze ejo bundi nyine ubu se ejo bundi nari imeze isengeri nshyashya nk'iyi ipantaro nshyashya ariko ishajemo gake ariko ubundi ntacyo ariko nzagura indi amani ibyo nibyo uvuga mwiriwemo hari inyungu ibyo ngibyo byatugirira ubwo tujye ku bya job turebe ukuntu yenda twazatubona n'umwana umwe ku munsi mani cyangwa nk'abatatu wawe ako kantu wa kintu uvuze neza ahangaha barimo baterana amagambo ibintu bidafite 12 tujye kuri job wanjye dushake job wanjye abantu b'abasore tuzajya twirirwa tudakora sha muvuze bya job mise nibeka ko nge niboneye n'akazi ngiye kujya njya gukukira nk'ahantu ahubwo se we ngewe mani hari ahantu muvuye mani yarangiye ariko bazabamemba mani ibiryo mani ariko bajuganya n'ibyenda byinshi cyane nzahita mba umusirimu wangu ubwo wowe nzaza nkupasaho nawe uzaza ureba ko mbere tubigabana we hose shamane ngewe uzi akazi k'ikiyedi bandangiye cyadanje ngewe noneho ni ukujya nkorera singisa ku munsi ahubwo njye nyine murebe ukuntu munsapotinga munanyifashirize ibyo byenda njye niboneraho nanjye nambare mve muri ibi bisengeri ibya job ndi kumva nkinaniriwe ushaka kujya uvara gusa udakora erega ndinaniriwe ntabwo mubibona naratekereje cyane gusa bibagiye ko agahenda ari ugushaka umugore ukaba utabyara imbebe bikakubyarira mu nzu ubwo nawe ushaka kutubera nk'iyo mbebe so ubona ibyo bintu uzabivamo njye ibintu byo gutera story nanicaye ndanabira ugize ngo cyakoze ufite agasengeri gashaje kabaye ubudodo gusa nta nubwo ushaka gukora akazi ibintu nari no kubyumva bitewe n'uko nari naniwe reka mbona uri kwigorora kuri uru muzosi nk'uw'inzoka bite byagenze bite ntarahumye kuri mutakibona ibyana birihe se ibyana birihe ibyana by'ingurube se cyangwa by'intare ese mureba ariko ujyana bya bibyinka ibyana mwabintu urabona inyuma ngwino wihere mwana ukuntu bigenda tuko bajya mu kiyede cyo bajya gukuka ubuso bwasiga ibyana nk'abyo barano handi batuma barima ngo papa wanjye yampaye igare meze gute se ari utuntu nshaka kumfasha
urabona wihangane nubwo ngusanze mu kirere mani ndashaka kugira ngo mbabare oya mani ihangane mani mfasha mbabarira nshaka ko mfaza nshaka n'iki cyangwa mani icyangwa wantiza ipantaro cyangwa ikabutura nani umupira waniza agashati waniza ico kimwe muri ibyo wakintu aka gapira se sikeza sikasuruta icyo gisengero cyawe mani mbabarira ahari ahantu ngiye mani mbabarira ahantu ugiye noneho genda ahandi mani muri geto yanyu ndahazi kubita agafunguzo tugenda urebemo agapira karimo gasa neza kamwe k'umweru kaka vest sawa santi mani sawa mani mani babarira ndara kontihutirwa nshaka babarira uri inshuti yanjye n'iji yanjye babarira icyango kimeze gite se mani basi cyangwa se n'ibiki wabo mani naga petrol nshatse kuvuga agapeteroli mani naga ipantaro reka ngenda cyari umwana nambara amakabutura wangu mani wambara ikagapata nari ejo bundi waguze baguhembye ntabwo mani wakanyatsa reka nze ndebe ariko urangurira mani ngo mani nta kintu bitwaye nge ukahishe boss mani wakambaraga ashaka guta suzi ko nanjye basiga banyatsa se mani napurezo mani sawa mani ahubwo kandi imbere pfapfo mama yego nakabonye Iki ni icyango ndakamba. Iki ni icyango walayi ntadukeje mani ko zitagukwira zamanda nanjye mani banza ngashyiramo imifuka mani zamagenda shyiramo icyenda ndashyiramo ipantaro dushyiremo mani Urabona rwiza cyane. noneho ahantu ngiye Kisega ubungubu no umase mubwire wagenda mvuye kwaka ku byango byose bishoboka ariko ubu ngiye kureba umwana wabonye muri bya byana cyagiye twicaye bikanyuraho nkahaguruka nkajya nabireba mpagaze kimwe muri byo kimwe wabonaga cyambaye agakanzu k'umweru n'umukara kiracyo ubwo se cyarakwemeye mani ubu ngomba kujya nk'inyonga Jesus is Lord. ari kumwe mwese mubifuza none se ariko nizere ko byose wabibonye umva byose urebye nabibonye kuko ahubwo arahita avuga ngo ninjye nimero ya mbere ngize ngo ugiye nawe ugiye kundusha uri kuntera humura we nzakwereka ukuntu tuzabikora ahubwo akanyarukwe ntasanga yandambiwe sawa nanjye reka ngire bose atazanyirukana gute ni sawa uraryoshye pe mbana n'ibiraya hano uraryoshye ndatogosheje cyangwa ndakaranga umeze neza nicyo nshaka neza gise wambaye neza ni ibisanzwe Respect yourself. bitatse u Rwanda oya ntago ngiye buretse ntago ngiye neza bitatse u Rwanda ibiki se ni ibirunga se cyangwa ni ingaki uzi ko wagira ngo neza pariki igutuyemo kubera ukuntu neza urabona se nteye ishyamba ariko uzi umuntu muri kuvugana ntawe nzi mumbwira niba hari hakurya ndeba hari hakurya urwo urayibona ndayireba uzi nyirayo ntawe ujya umwumva ntawe numva ushobora kumubwira cyangwa uwo bita sympathetic ndamwumva ariko sinumva ngira ngo ni ikinyamakuru yanditsemo niwe ngewe wowe cyane byanyabyo ni wowe nyiri ziriya nzu urabeshya ntabwo ari izawe
ubu ni ko ndikora se wagira ngo ujabiriye ndikora utabibonye ngo uri seriye izo yanzu zaba ari izawe ubu ngubu mvuye mu bikuyu nari nampanyuze ngo ndebe ko hari abakozi nari nashyizeho bo gusiga amarangi wo gusiga iki niyo mpamvu ndikora wuzuye irangi kuva hasi kugera hejuru mba ndimo mbafasha kubera ko ibyo bintu nabyize cyane ni nziza cyane gusa nyine ufite inzu nziza cyane pe gusa ntabwo ari bwo bwa mbere nkubonye ariko nibwo bwa mbere ngiye kukubwira ko natekereje kuba nagushyira amago ngo amaki amago yego urimo urabeshya oya nibyo najya gutura muri ziriya nzu ahubwo dore egera hino ariko nkwereke reba iriya uzajya uyikoreramo ibyo ushaka iyi ngiyi bayikodeshe iya hano ku ruhande nanjye nzajya nyifashisha nyiruhukiramo n'abandi b'inshuti zanjye baje kutuganiriza baze tuganirire nkatura muri uriya muturiro noneho ahubwo mu gitondo dupanga igikwe mbana n'ibiraya hano igikwe tugitegure mu gitondo buri gitondo amata y'umuhondo gusa Jesus is Lord. ahubwo uri kuntindira tujye gupanga igikwe wowe genda witegure nanjye ngiye guhita nitegura mbwire n'abashoferi batyaza imodoka vuba ibintu byose abitegure na saa ibyo byose nabirangije ubu nta kibazo nacyo tugenda dupanga igikwe sawa uhute kandi ubikore neza sakurya kandi nta nzu ngira ibyo bavuga ngo ngaramaniga ngazajya ngakora ngikiyede ngakore ngahembwa ibiryo shanjye ntabwo nzigera nkukira ingurube mbona abana beza bari hano ahubwo ndaje muhite mutamago ntanagira bite muni ngo kiriya kizu ndaje nkikurya n'icyumweru kimwe tugahita dukora divorce ubundi bwo tukakigabana iriya nzu nimba ari iyawe ndaje nkwemeze ndazuye nzuriye mu kidabari rwose ngaza ngenda njya gutegura igikwe nkwita ariko reka nkwe story rero wari uzi ibintu mfite igikwe igikwe umva igikwe gute se nagiteguye reka nihurire n'umutipe mu muhanda ufite iki gahunda afite iki ifungo niba ubwira ngo ifungo yego ndabyumva ubwo rero ahita nereka inyubako hafi hari ahantu hari inyubako nziza ya etaje igeretse ku yindi ahita ambwira ngo iyi nzu ni iyanjye mva ahise mvuga ati ndazuye nuwita afatirana bikigiye gute bigishyushye umva ariko bizi umva twateguye igikwe ahubwo ejo mu gitondo ni ukujya ku murenge mariage civile nagize nte nayikoze umva muri aho mwasamye ndetse ko muri kati nta batipe bahari bishoboye ariko ndakubwiye ngo namubonye ufite inyubako ariko nduva umusore aratwika afite kashi etaje erega uzanyiza ndayizi ahubwo ejo mu gitondo uzinduka tujye ku murenge ejo mfite mariage civile yego sha reka tujye kwitegura bagenda witegure wishyire ku cyangwe umva karisi yego ako se sheri ko tutigeze tuvugana ako sariza ni ukuvuga ngo nari mpuze cyane urabona abakozi mba ngomba kumanza nkareba ibintu byose babikoze neza kugira ngo no gutegura ubukwe uri kumva ni ibintu bazi mukomere twabashuhuje mwiriwe umunsi tugiye gukora igikorwa cyo gushyingira abakundanye sympathique na competa mumeze neza tumeze neza ngiye kubashyingira ku bintu mwumvikanye ubwanyu twarabyumvikanye rwose muyobozi ibintu mugiye gusezerana byanditse gutya murasezerana ivangamutungo ni ivangamutungo risesuye rwose niyo yaba yanasinzizanya njya kumucyura nanjye ntuzatsinda gutanzanya nzo kukujyana niyo warwara agakanda tugeze ku mwanya mwiza nyine wo kurahira murabizi neza tugiye kurahira tujya ku idarapo tukarahira ibyo dusezeranye nyuma mukaza kunsinyira hano ku byo mwasezeranye ku masezerano y'ibyanditse hano buri muntu imbere y'izina rye
akarahira ku masezerano uburyo azabana n'ikintu n'umugabo we n'umugore we turabyumvikanaho cyane rwose turabyumvikanaho turabyumvikana. umugabo n'umugore bahaguruka bakaza hano nkababwira ibyo barajya bavuga ku idarapo ry'isezerano cyangwa se ku idarapo ry'igihugu cyacu. Twihutishe, mfite abageni benshi ndi bushyingire kuri uno munsi. Uzanyihanganira ninjye nanatahana n'abandi bagabo se nabwo uzanyihanganira. mbana n'ibiraya hano. ibyo ngibyo turaza kubitekereza tugende tubanze turahera. nakubwira wa murezi wanze gukora ikiyede yanze no gufata akazi kari kuko nta turongoranye umwana ureba. Isirani yanika tuziranye. Niwe da niwe Ejo bundi yaje kuntira cyangwa wanjye. nanjye Imbeshya ngo igiye mu cyaro. nanjye afitiye boro kandi njye ntabwo yandongorana umwana hari kandi nanjye iriya myenda yanjye yambaye hari n'igihe ariyo yamukunda niyo mugiye kwimwakira hariya rero njye sinakwihangana kuko uriya ndabizi ntiyagura ngo tunawe Nanjye ndamubunuriza mani. Ariko ntacyo tumubunuriza mani. njyewe wino hano shendaje ipantaro yanjye nisemani kareka shamuje mureke rega ubundi narababwiye sinari kugusomya no ku mutobe ko mwakora narakubwiye umugabo yiyubakira inzu imbere ikamutanga kurongora umwana ashaka ikanabyariramo mbere ye kandi ari umugabo yiyubakiye shamuje mugabanya kurya imitsi y'abandi reka ahubwo se uriya mwana buriya nanjye iyi ntambara nanjye nyambaye ndabizi uriya mwana gukora akandi kantu shere ndabizi arabarangariye ku bipapuro ibitekerezo bye biri mu manyubako yanjye ntibikwiye namubeshye ntagira ntabwo araba yitaye ku byo kwambara kansubireyo arababona nyambaye ishati igifunze neza azajya protocol. Turacyakomeje irahira ryacu umugabo akirahira. njyewe Ubyihangane gato abana mvugana n'uyu mugabo gato. Ariko si ibi ni ibiki? shere wihangane banshatse ari benshi Uretse babanze bavuga yihutishe mu bizinesi zabaye nyinshi buretse Ikintu mbwira ngo hari ahantu ugiye naho kumbi waratwihishe uradutira ibyango yemera ku mukobwa mu gihe no gushyingirwa mu munege uzamutungira nta mareze shati yanjye nta n'inzugira ko narinzi ko ndaza kubacangamo agatobe oya nenzi ko nubwo nk'u imitobe nuko nenzi ko ndabacangamo agatobe byanjye wakintu sibwo ko nenzi ko ndabacangamo agatobe koko ubu mbacanzemo agatobe ntabwo mwangira imiyaga kugira ngo kuramo genge bizakuye mu byanjye ndasubira mu murenge neza ariko kuva kera nabaga umunyamwuga ngiye kugenda nsubira nkora siporo byose naza n'ibintu byinshi ngo imyenda yanjye ndamubwira ubu bushuhe mubaza niba atabwumva sawa kangende njye kumara wigira ikibazo ari humura nahagaze Ibi se ni ibiki ndeba? Shire ko nta myenda wambaye. oya sana turahire Ibi se ntago genda hano n'umuntu utambaye. sheri humura Umuntu utambaye. Imyenda iri he? Mbwira imyenda iri he? mwadukunda siporo Oya simbyemera. Imyenda iri he? Uretse bya siporo mu nsobanurira imyenda wari wambaye ushyize he? sheri ubu bushuhe bari kumva Ubuki? Nta bushyuhe numva. Nta bushyuhe cyangwa imyenda yose wari wambaye niyo wari uzi ibintu bambwiye iyi myenda yose ntabwo mbyumva imyenda yose wari wambaye niyo wari wambaye mata buretse gatoya gitifu ubukwe burasubitswe njye ntabwo nsezerana n'umuntu utambaye nasezeranye ngo muzabana ntabwo nsezerana nawe tuza twumvikane mwasezeranye kubana mu byiza no mu bibi ntabwo nigeze nsezerana nawe ariko ntabwo nsezerana nawe ariko uyu mugore umuntu utambaye uyihangane wa mugore rwose umugabo wawe sinzi rwose pe kuba gitifu birangazi abaturage bambaye neza cyangwa neza wabonye amafaranga oya kuba gitifu neza birarambira ariko mwihoreye nimubona tuzahura ariko azahura